umugabo nawe nayobewe amakuru ye ndamuhamagara nawe ubwiwe ntanyitabe telefone ihora ari bize akazi gahora ari bize atitaba telefone ibyo ni ibiki reka tubagire 200 ubwo tugiye kongeramo abakozi 30 cyo cyabakiza amazi narayikururiye arahari ndumva kuzoza nta kibazo kindi gihari burabira bikobwa byo ntibizamuntwara banumva biri kunshisha ako se burazaba yamburanye ikira sinkibona umwanya wo kurya sinkibona umwanya wo kunywa kuganira nawe iby'urugo umwanya ni muke kuguha keya ahubwo mfite impungenge ho ntuzancika inshoreke 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 Bishoboka byose mufata neza ku buryo atazasubira kuri wa mugore we yataye mu cyaro kumva ndeba ntabwo meze nk'ukunda abagore rege bari abakobwa bazamunkura pe ariko nanjye simbizi akose ko mukundura ngo nabigenza nuko abyaramwe umugabo namukunze ariko mbona yamuhehesi mbona ariko abandi bakobwa bamwitegereza ariko pe nzamwereka urukundo hari wenda bizarangira atambabaje kambabaje sinakiyahura nabigenza nuko abyaramo nganize mukunda aramutse noneho ntako se nabigenza ne none hora kobwa bako sinzi ko noneho nabigenza ukumva mukunda namubonye mbabaye narishwe n'agahinda arakamara ariko shamana nyagasani kigira urukundo ubona gikunda niyo mpamvu mbona n'abandi bazakintwara rwose pe ariko nzakoresha ishoboka byose ku buryo uriya mugabo ntazamuhomba reka ntabwo namuhomba ntabwo nabyemera gusa ubanyumvishe abonese harabura iki ko numva hari gahunda y'akazi gakomeye nshaka kugira ngo aho ndashaka kugezaho rero dore uko iteye urimo urabyumva urabona ko ubushize bari bansabye toni 8 uvuga ngo rero zageze ku kibuga cy'indege zirajyanwa zigera aho zigomba kugera ariko uyu munsi tuvugana bambwiye ko bakeneye izindi kuko izo twohereje zabaye nkeya so nkaba nshaka kugira ngo mwongere imbaraga mu kazi kandi aho kugira ngo kangirike afazari umbwire twongeremo n'abakozi ariko nkeneye ko n'izindi toni bakeneye nazo zibasha kuba zaboneka kuko
harimo amafaranga menshi cyane yahindurira umuntu ubuzima kandi namwe mugahindura ubuzima. Rero ndagushaka kugira ngo nguhe gahunda y'akazi kose uko gateye, bityo kugira ngo namwe muhite mushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Harya ubundi usanzwe ukoresha abakozi bangahe? Nakubajije abakozi ukoresha ni bangahe? 170. Reka tubagire 200. Ubwo tugiye kongeramo abakozi 30. Cyo cyaba cyiza. Amazi narayikururiye arahari, ndumva kuzoza nta kibazo kindi gihari. Yes. Okay, ngwino rero dupange gahunda y'uburyo izindi toni zikenewe zigomba kuboneka, kuko zirakenewe ko ejo nazo zigomba kurara zuriye, bazurije indege bazipakiye zikaba zigiye, ko zirakenewe cyane. Okay, gira vuba cyane. Ubu ngiye mba ndi kwibaza ibintu byinshi, ariko uriya mugabo ndamukunda. Uriya mugabo kuva tumenyanye yahinduye ubuzima bwanjye, yaje ari igisubizo mu buzima bwanjye, akajya amfasha, akamfashiriza abana, akagira gute, reba na kariya gakote yanguriye tukimenyana. Urukundo umugabo atigeze ampa yararumpaye. Uriya mugabo icyo nzi cyo nanjye nzamukunda pe, nzamukunda rwose byiteka. Ase neza azajya asange nateguye nanjye muhekeya, mwereke urukundo. Nimara kumwereka urukundo uburyo nawe byanga binoka, ntabwo azambeka ndabizi. Nkabirabihe master witwaza saba niba ari ibi witwaza. igiciro cyinshi nzarwambara ku manywa n'ijoro rwiyarose. Yo mana we sinajera cyekuza kose pe kose burawe kuko burantajya yibuka biriya bihe twagiranye ku buryo yamemukira. Icyambere cyo yarambwiye ngo afite ibirombe by'amabuye. Se biriya birombe by'amabuye ko mbona hakorerayo ibikobwa byinshi, biriya bikobwa byo ntibizamuntwara, banumva biri kunshisha. Ako se burazaba yamburanye ikira, zaba yamburanye iki ko nanone ngiye gukora ibishoboka byose kurya atazatekereza gusubira kuri uriya mugore we yataye mu cyaro. Ubu se aramutse asubiye kuri uriya mugore, nanjye nasubira kuri uriya mugabo mwakabyara mwe. Bakobwa bakobwe ibyo bintu nabivuga ngo iki, biragaca hirya biragaca hirya. Sinahashashe neza ku buryo ari buze akabona ko nasashe neza da. Nzajya ngera imva ibyo ndabizi gufata neza, ate ko narabuze umugabo nkunda, nkabura umugabo nkundwakaza. None umugabo arankunda, arankundwakaza, aransuhukana ukabona. Ariko rero nubwo ndi mwiza nawe ni mwiza, twese nta n'umwe wahenze undi, turaberanye pe. Ni ikibogari kiratetesha, ibyifuzo byanjye byose byarasubijwe.
niyo mpamvu nanjye nzajya mukunda kanacaraho numva ko naza nta kibazo na kimwe rwose nta hantu na hamwe yangaye kajya gutunganya muri salo Kadogo si ngubu mukabyara mwe kajya kureba na Kadogo yanabonye nta kintu ashoboye njye mufasha hato umutwara atazajya aza agasanga ibintu bidatunganyije neza ngo nishinze Kadogo abona nambe Kadogo karakana nako ni nkayo yose nako kanteza ibibazo mu rugo ngiye kujya nkikorera nzajya nkikorera fatanye na Kadogo kugira ngo ndebe ko uyu mugabo azajya asanga ibintu bitunganyije bimeze neza ntitaye kuri Kadogo kuko uyu mwana we nabonye nta kintu anashoboye kumva ngo ni Kadogo nuko gusa nasanze nyine amufite ariko reka akomeza no kwitwara nabi nzanakirukana da nta n'ibindi bintu byinshi akomeza kwitwara nabi nzakirukana nshaka undi muntu wo mu mujyi uzi gukora ibintu bisobanutse ku buryo umutware azajya asanga ibintu bitunganyije byose biri ku murongo kuko nanjye nzajya amufasha umutware yubaho ahari hose umutware aba agomba kubaha rwose umutware aba agomba kubaha Inshoreke ya shari rero akazi ndabona kagiye kunyica sinkibona umwanya wo kurya sinkibona umwanya wo kunywa kuganira nawe iby'urugo umwanya ni muke kuguha keya ahubwo mfite impungenge ho ntuzancika kajya hano boss rero maze kuvugana na bari abakozi ariko nari maze kuvugana nabo ko hagomba kongerwamo abakozi 30 bakaba abakozi 200 ko twari tumaze igihe turi gukoresha 170 hari ahantu rero buriya nagize amahirwe kiriya kirombe gifitemo amabuye menshi ahantu bashobora gucukura icyumweru kimwe toni 8 nkazigemura harimo amabuye menshi bigaragara abakozi bavuga ko birimo kugenda neza nta ngorane zirimo ntabwo ari neza cyane kubitewe n'abakozi b'inyanda n'iki rero biragusaba kugira ngo ejo uzabwire umushoferi agushyire mu modoka ugenda ugereyo deni numara kugerayo manager akwereka abakozi badafite imbaraga badashoboye abakererwa abafite discipline nkeya ariko amana yanjye y'umujyi n'irungu rimaze kunyica ndakora nkavunika n'ibyo nkora nabyo
mana yanjye najya no kurya bikananira none ndimo ndiyahuza amazi mana yanjye. Umwana twabanaga nawe yagiye iwabo none n'umuhungu wanjye nawe ari ku ishuri urumuranje. None n'umugabo nawe sinzi amakuru ye nawe umujyi ngira ngo ugiye no kuzamuntwara ubuse koko nzabigira n'Imana yanjye. Irunguranje pe n'ibyo ntetse simbona uko mbirya. Ubu ngubu sinzi uko meze nk'umuntu w'incike neza kandi nitwa ngo narabyaye ngo mfite umugabo. Kugira umugabo gutya nabyo nta kintu bimariye. Iki ni ikibazo pe. Umugabo nawe nayobewe amakuru ye ndamuhamagara nawe ubwiwe ntanyitabe, telefone ihora ari bize, akazi gahora ari bize atitaba telefone. Ibyo ni ibiki? None ibintu byashize mu rugo sinabona n'amafaranga yo kugura agasukari, niyo ngize icyo musaba cyohereza kuri butike unenge kugifata nta kinyikoza. Mana yanjye stress zirangije ntuma ngiye gusara neza. Ubu se koko nkuriki kane yahoza amazi nyine nakunda. Ibi bintu ntabwo bizoroha gutunga umugabo warangiza ukibana. Umwana nawe aba yagiye ku ishuri n'umwana twabanaga nawe ndabona arigumiye mu cyaro. Ubu se koko nge nzabigenza ne Mana yanjye ukwiriye kundengera kuko mbayeho nk'incike kandi narabyaye kandi mfite umugabo. Niba umwana ari ku ishuri byibuze n'umugabo yakagiye asimbuka akavuga ati kanjye kureba n'umudamu wanjye akamenyesha n'amakuru y'akazi uko ameze. Ariko n'akazi sinzi niba agakora niba atagakora, niba n'abanyamujyi baramutwaye reka da byose nta makuru mfite kandi igihe gishize ni kirekire ni ukuri. Mana yanjye ukwiriye kundengera ni ukuri. Iki ni ikibazo gikomeye. Ariko urabizi mfite akantu nibutse. Yego maze iminsi mpinga ariko ndabona nabisoje. Byibuze uwazafata umwanya nkajya mu Kirombe nkareba byibuze ko byo birimo kugenda. Nuko ndi kumuhamagara ntafate, ariko uko biri kose ngomba kujya mu Kirombe nkakurikirana uko akazi kari kugenda. Niba wari bize rwose mu mirimo kuko niba ari mu mujyi yaragiye mu kazi nanjye nakabaye ngira ubwenge byibuze nkakurikirana n'ibyo mu Kirombe. Ako kantu nakubwenge nkirinda ibi bintu byose binsiteresa. Umugabo wanjye arankunda nta kintu mbaye. Aka kantu nakubwenge ngiye guhaguruka njye mu Kirombe kuko ibyo guhinga byo narabisoje. Ahubwo nawe yitavuga ati ariko mfite umugore w'ubwenge. Ako kantu yego ubu nibyo ngiye gukora. Ariko numva na stress nazo zinyishe ibintu byo kwiyahoza amazi ariko ntabwo nyine byagenda. Ibintu nabyo byarashize ndamuhamagara ntanyitabe, telefone ihora ari bize sinyimuhamagara ngo mubone. Ubundi akazi ko gahora ari bize atitaba telefone ko ni kazi nyabaki. Namuhamagara agera n'icyama nkajya kugifata kuri telefone. Ibi nabyo bimaze kundambira. Ariko urabizi mfite akantu nibutse k'ubwenge. Ubwo narangije guhinga ngiye kugenda njya kureba ku Kirombe muri kirane byo ku Kirombe uko bimeze. Niba nawe ari i Kigali ari mu kazi ari mu mujyi nanjye nkwiye gukurikirana ibyo ku Kirombe kubera yuko ntabwo ndi gukora ikosa nagiye no ku Kirombe. Nawe byibuze yazishima akavuga ati n'umugore wanjye azi ubwenge. Icyo ni cyo kintu ngiye gukora. Ako kantu nakubwenge. Nk'uko rero nakomeje kubikubwira ndashaka kugira ngo wowe ejo n'umushoferi mwihute rwose. Ako akazi kari gupfa karimo karapfa
gupfa, abakozi bamwe ngo bari mu businzi, abandi bibereye mu bintu by'uburaya, abakererwa ku kazi, abafite ubunyanda, bafite intege nkeya. So reba kubakoresha ari 170 ariko umusaruro ni mukeya. Rero niyo mpamvu navuganye na manager wabo ko hagomba kongerwaho abakozi 30 bakaba abakozi 200. Ariko baba abakozi 200 mugomba no kujonjora nyine babandi badafite discipline, abo ngabo batitwara neza mu kazi, badakora nkuko bikwiye, mukabakuramo nyine mukabasimbuza abandi. Ariko bwitabo tugiye kongeramo ni abakozi 30. Okay? Kuvuga ngo rero imodoka ntago ndi buyitware, ndari uburyo ndi bufata indi kugira ngo ejo uhamagara umushoferi aze muhite mugerayo vuba. Yes. Inshoreke